Ashari ni wowe uri kumbwira amagambo ameze uko nguko? Ni wowe utinyutse ukambwira amagambo ameze uko nguko? Ubundi ugamije iki? Kuki wifuje gukomeretsa umutima wanjye? Babivuze ukuri koko ngo abagabo ntago muri abantu. Kubizi neza nk'uko ubyivugiye ko nta mafaranga wifitiye, uri umutindi. Utangiye uri umukene, urabizi ko uri umukene akwanyijeje urukundo. Ndaza nkurikiye urukundo kuko numvaga ko nanjye urukundo ndufite. Ndavuga ati ubwo nawe urufite tuzabihuza kandi byose tuzabigeraho. Ako nibyo nyutuye. Urabyumva? Ndavuga ati tuzaba abakene ariko byose tubishaka. None urukuza umbwira amagambo. Hanyuma izo nda wajyaga gusambanira hanze ukazinzanira nazo zari ziri mu rukundo warunzaniye se? Si ubwo usanze ibyo bintu byose uri kumvugaho atari ukuri wabyifata mute? Mbamubwire se wabyitwaramo gute? Gabanya amagambo reke gusakuza. Igihe cyageze. Uriya mubyeyi nubwo atari mama wanjye, ibyo yambwiraga cyangwa se ibyo yavugaga ashobora kuba yari yabonekeye yabibonye. Ashobora kuba yabonye koko nta kindi kintu ari kunkurikiraho. Ariko nanjye naribazaga umukobwa nkawe ufite isura imeze uko n'iki wankurikiyeho. Narabyibajije cyane kugeza nk'uvumbuye nkamenya ibyawe. Guhereye saha rero namaze kugukaraba, genda usanga umusore waguteye inda, ugende murera uwo mwana nk'uko yaje anakabimbwira. Umva imbere ureke kugomeza kunyongerera imiro. Nzakomeza ndohe ariko ndi jyenyine. Urabyumva neza? Nizere ko byumvise. Uza hano hari ikintu wazanye? Nawe ntacyo wari ufite. Nyine ufata itwawe, nyine icyuzi ufite cyawe gifata ugenda umva imbere. Se urakoze kandi menye byose cyabiteye. Nawe si we hari igihe uzamenya ukuri. Urakoze cyane. Halo. Se. Yego. Si. Ekukoroza. Ro, uraho neza. Ega si famiste. Sisi ndi bukwanduze we. Oya sha, nyisuhurize. Yego. Uraho neza. Shameze neza. Paje ryari sero. Shama sinensinje. Suwi. Cyasura cyitwa Roza we. Jigenda yego shaho. Aha abantu bageze i Kigali niba bakitwa Roza bahindura amazina. Bimeze gute se? Shameze neza. Kuri hano. Ndi hano nari ntegereje Isimbi yari yampamagaye ngo tegereza hano tuhahurire. Isimbi? Yego. Ntabwo bizi. Bosco yarampemukiye. Aranyandarika. Bosco aranyandagaza. Sharika mana yanjye. Arangije umugenga atwara Isimbi. Abari bashakana nawe. Ndumva baragukore nk'ibyo umugore we yankoreye. Kumbe nuko byagenze. Nuko. Uzi ibintu umugore we yankoreye? Uri Isimbi? Ngiye nsigaye nanamureba Isimbi. Nkumva ndanamwanze numve ngo nuko ntegereje hano ngo duhure. Ariko ngomba kuzamubwiza ukuri. Isimbi yarampemukiye ntubizi ko nari mfite butike. Wahakugeza. Wakumirwa. Man, uhageze niba ikarito gusa. Ambeshya ngo arankunda, nzakubera umugore iki n'iki,
ariko nanjye nabuze icyo nakora. Kuri penge nari nkukumbuye iminsi yaribaye myinshi. nonse nzaniye iki basi ku Kigali Yewe ntabwo nabura icyo muzanira. ntaho ni sawa Se kiriho nyamarira mu kazi wanjye koko nabura ikintu muzanira, ibyo bintu bibaho. uraza kukima ntacyo ariko wari usanze hari ahantu ngiye kujya niyo mpamvu usanze ndi mu gasuku ngo ngende mfitanye gahunda na Josiane. Ariko ntukambire icyo nese upanga kugenda ari uko ngiye mbonye nje. se Josiane uramwibuka? Jose ndamwibuka. Wa mukobwa hano ruguru yabaye akanyasto. Yego ha akini wawe ni mu bukesha ntabwo none ntabwo uzi iduka bafite birafuha. Oya babakire bina ese kurumva umwana nyine wo mu bakire hano ameze kuri yareka kuba mwiza ko kutambeshye wapi. ariko ibyo tuba tuberetse ibya Josiane. None se mbwiza uko ugiye hehe ko njye nari ngushaka? nyine mfitanye gahunda na Josiane. Ni ukuri rero mfashe uburetse kugenda. Akoreka nkubwire mbabarira umfashe pe, ndakwinginze mfasha dukora ibishoboka byose. Urumva twese baraduhemukiye, uce hirya nce hino, ariko natwe tuzi urugo rwabo turushyize hasi. Buriya baba babona turi kumwe bakabona ndabasekera bakagira ngo ndishimye. Reka nkubwire njye mfite amafaranga nani n'ikibazo cyo mfite, nubwo butike yanjye yahombye ntago nabura amafaranga yo kugufasha gura urugo rurinde rujya hasi. Iya mbwakazi dusuzugure aho ni mva koraho, aho ni sawa. Icyo bizadusaba ko dukora cyose tuzagikora, ariko urugo rwabo tubishyire hamwe. humura. Ndabona ari ngo kangenda bifuza iki sero? njye ndashaka ko tuganira kandi ibintu by'ingenzi cyane. Tuganira? Yego. Ushaka ko tuganira iki se? Subwo ni ngombwa ngo tubivugane uri kwihuta koko cyangwa unyemereye ko ugiye kubireka? Ntacyo mbwira tuganira. Okay. Rero Sifa navuye i Kigali nyine nza bintunguye kuko bari bamamagaye bambwira ko musaza wanjye nyine arwaye kandi arembye. Nahise nzi igitaraganya ntanabiteganyije, gusa nyine numvaga ari ngombwa ko nza kuko yari arembye cyane. Bambwiye ko yarozwe mpageze koko nsanga nibyo, gusa nyine muri iyi minsi ari koroherwa. Mubajije mbona nyine nta kintu ashaka kumbwira, ariko njye ngira amatsiko menshi cyane. Ndavuga rero Sifa nk'umuntu bakundanaga, nk'umuntu wari inshuti, nk'umuntu nzi ko n'ubu ngubu batigeze batandukana nubwo ntigeze nkubona mu minsi mpamaze. Banagoyeberwa amakuru. Byenze bikunze ushobora kubaza umuntu wabikoze ukabuzi wenda n'icyo yazize, basi ndakwenyenze mbaruma amakuru kuko we yabyanze. Ese kuza ukandeba gusa ntuvuge. hari igihe umuntu ataba afite ibyo kuvuga. Bwira nyine dore nitabiriye ubutumire bwawe. ariko reka se nkubaze, buriya bintu byose wabikoreye iki? Wari ugamije iki kujya kunteranya n'umugabo wanjye? ngo ngiye naryamanye nawe, ngo wampaye amafaranga ngo ndyamana nawe, hejuru y'ibyo byose noneho ushyiraho n'inda? Ese ni ukuhe kuntu umuntu umutera inda kandi mutaryamanye? Kariho mubera ibigorye, wajya ubanza ugatekereza ku bintu ugiye kuvuga. Wumva nta kintu na kimwe wakora cyose ngo unandukanye n'umugabo wanjye. Urabyumva? Nimba ari n'akagambane wifite mu mutwe wawe ugasibe, wanjejewe. Basoze kuvuga ibyo wavugaga. Ibyo kukubwira byo ni byinshi, gusa nimba uri uwumva wakagombye kumva, kuko nta kintu kibaho na kimwe twashwana, ariko ntabwo ngewe nawe wadutandukanye. Sharon, ibyo bintu mbwiye ni ukuri. Nanjye nkibyumva bwa mbere nagize ubwoba,
wumve ko ari n'ibyo bintu byatumye nshwana na Cyuza tugatandukana uze n'ukuntu twakundanaga. Muratandukana? Okay. Niyo mpamvu noneho iminsi yose maze mu rugo ntigeze mpakubona kandi wari uzi ko sheri wawe arwaye. Ibyo bintu nyine byaradutandukanyije. Ngaho mbwira none se icyo nshaka kumenya cyane ese wabikoze uramuzi? Wabikoze? Yego. Wabikoze ndamuzi. Wabikoze ndamuzi. Kumana we. Ako si mwako ko muvuga nonaha. Gahorekera kwirirwa nkaragaho amabinga mabi. Wakabaye uri umukobwa utekereza ufite ubwenge. Wakwibuka neza ko n'urugo rwawe ari ngende utunze. Ibyo uri kubyumva neza kandi n'inzu ubamo ukibuka neza ko ari ngewe nyishyura. Homva. Ubwo rero aho ngaho urahagaze gusa uriho urambwira ibigambo byinshi gusa hejuru ya butike yanjye uhombeje irangiye. Ubwo se urumva ufite iki cyo kumbwira? Bashaje kuvuga nanjye mubwire. Uransubiza iki? Uransubiza ngo mvura agahinda mfite ka butike yanjye irangiye. Uransubiza ngo mvura amafaranga yanjye naguhaye yo kwishyura inzu. Uransubiza kugira ngo wumve ko bimvura iki muri byose. Ngo ako si wajureka koko ninangiye kwishima nishimye byishimo byawe bimbanye byinshi nzi neza kugiye kumbwira uwo ari we none ngo nawe uri bumbwire kubera iki se niki gituma ngo kumbwira? Sharo Karamba mbabare nyumve rwose kigiye ntago ari cyo kumuvuga nzaba mbikubwira ufise ako ubaye uri ngewe urumva ibyo bintu uri kumbwira wowe wabyumva urembwira ngo nibyo byatumye mutandukana kandi nanjye nkeneye kumenya umuntu wagize guriya musaza wanjye nawe warangiza ukambwira ngo uramaze ariko ntiwamumbwira kubera iki? Nyine reka kugira umujinya birumvikana ariko iki gihe ntago ari cyo cyo kubivuga igihe nikigera nzamukubwira. Mbabere mumbwire n'ukuri ndakwinginze nushaka kumbwira mupfukamye ariko mbwira umuntu wagize musaza wanjye kuri musabye imbabazi niba muzi mbabere mumbwire n'ukuri. Uzamumenya ro uzamumenya humura. Ko ntaguteye inda naramaze niba narayiguteye. Umva nta n'umunsi utazababara. Igihe cyose ugifite ubugoryi mu mutwe wawe nta byishimo uzigera ugira. Urabyumva? Bariye butike nagize ute umva nta n'umunsi nazayirya sibye ko nta gihe mfite cyo kugutaho ushinze n'indi rayirya kuko ubugoryi ufite mu mutwe wawe ntago bukwemerera kuyitunga ahubwo umva nutagabanya ubugoryi nta n'imibereho uzagira. Byumva ra wakabaye uri umuntu utekereza ibyo ntiwabitekereza. Cyakora cyo reka nkubwire genda ushyire ubwenge bwawe ku gihe utekereze neza numara gutekereza neza uzanshake twongere tuvugana. Ntacyo kuvugana nawe mfite wambwawe kuko hari igihe nyuma y'ibi byose wazambonaho ingabo.